ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, ndetse no kwirinda. Ngo bimeze gutyo nta mategeko abihana. Izi mbuto nizo Yesu yavugaga agira ati nuko rero muzabamenyera ku mbuto zabo. Yego, yari ari kuvuga abahanuzi b'ibinyoma ngo basa nk'intama ariko ngo imbere ari amasega aryana. Ndetse buri mukristo uwo ari we wese agomba kwera izi mbuto kuko zigaragaza ko yizeye, kandi ziryohera umuntu utarizera, nawe akakururwa nazo akaza kureba icyo abandi bamurushije. Yego, ni itegeko ndetse dusabwa kuzera. Reka uyu munsi tuvuge ku mbuto imwe, imbuto yitwa ibyishimo. Papi Cleva na Dorcas bati ibyishimo byanjye nasanze bishwe muri Kristo. Nibyo, ibyishimo byawe ntago bishingiye mu kunywa inzoga, ndavuga mu businzi, mu busambanyi, mu kwiyahuza ibiyobyabwenge, ndetse n'iyindi mico mibi. Ngo buriya ngo hari abashimishwa nuko abandi bababaye. Ntabwo ari byo. Ibyo urabijyamo biba ibyishimo by'igihe gitoya cyane pe, igihe gitoya cyane. Umwe mu banditsi yaravuze ndetse yabigereranije ngo nk'iminwa y'umugore w'inzaduka ngo itonyanga nk'ubuki, kandi ngo akanwa ke karusha amavuta koroha, ngo gusa hanyuma ngo asharira nk'umuravumba, ngo agira ubugi nk'ubw'inkota ityaye. Niko bigenda mu gushakira ibyishimo aho hose hagahe gatoya. Gusa reka nkugire inama kandi nkubwire ibyishimo byawe, kandi umunezero wawe aho ushingiye. Umunezero wawe n'ahantu ushingiye, ndetse nta n'ahandi wawukura atari muri Yesu. Yego, niba wumva ukiri gushidikanya kuri ibi, nari kukubwira gira umusura ari soba, ndavuga igihe azaba atasinze cyangwa atari muri ibyo byose yita ngo nibyo bimuhesha umunezero, azakubwira kwicuza kwishahurana mu mutima we, azakubwira ibihombo yagiriye muri byo, azakubwira umubabaro yagize. Niba hari abafite experience cyangwa ubuhamya muri byo, babyumva kurutaho. Kandi nanone twibukiranye ko nta byishimo bisendereye biri mu butunzi bwinshi. Ndetse imodoka, inzu nziza se nta kintu byakungura, ndetse kandi nta muryango wagira, nta bushuti, nta torero wabarizwamo ngo ugere ku munezero wuzuye. Ahubwo reka nkubwire, uzi ahantu ugenda wuzuye agahinda, ugenda wuzuye kwicuza kwinshi mu mutima wawe, warangiza ugasohoka wumva umunezero udasanzwe. N'ahandi ribuzuye Imana. Dore ibyishimo ntabwo ari intego umuntu yiha, ahubwo iyo wubahirije inshingano zawe nk'uko uzisabwa, ni ukuri uzishima. Kandi niba ari inshingano ikomeye twahawe kandi y'ingenzi dufite, ni ukubaha Imana. wubaha Imana uzishima. Ese nukora ibyiza ntuzemerwa? Unsubize nawe wisubize. Nta gihembo kibi cy'umuntu wakoze neza. Rero nukora neza uzishima. Yego,
twibukiranye ko kandi ibyishimo si ukubura amakuba, oya, ayo makuba ugomba kuyanyuramo kandi wishimye rwose, wemye. Umwe yigeze yandika aravuga ngo kuko nzi neza yuko umwami wanjye azantabara, ngo nicyo gituma nta mpamvu yo kumwara, ngo ahubwo ndumva nkomeye mu maso yanjye, ngo meze nk'urutare rwose. Niko natwe bimeze. Ayo makuba tugomba kuyanyuramo twishimye, kuko tuzi ko amaherezo y'inzira ni mu rugo. Amaherezo y'umubabaro ni uko tuzishima birutaho. Rwose niba ushaka ibyishimo, rekeraho kwigereranya n'abandi, ngo utangire ufate Imana yaguhaye, utangire ufate ibyo Imana yaguhaye wigereranye n'abandi. Ntabwo byakunda ko wishima, ahubwo irinde gufata igihe wigereranya n'abandi, kuko nta munezero wageraho, ahubwo birawusenya. Reka turebere hamwe imyitwarire y'uburyo 5 ishobora gutuma ugera ku byishimo by'agakiza bya nyabyo. Icya mbere nk'uko twabibabwiye cyane ni ukubaha Imana. Kubaha Imana si ubuzima bubishye nk'uko benshi babitekereza. Si nko kubaho nk'amarobo akoreshwa ibyo abakoresha bashatse, ahubwo ibyanditswe byera biduhamiriza ko mu kwitondera amategeko cyangwa mu kubaha Imana ariho hari umunezero wacu. Hagira hatya ati, nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nk'uko nanjye nitondeye amategeko ya Data nkaguma mu rukundo rwe. Ibyo mbibabwiye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe, kandi n'umunezero wanyu ube wuzuye rwose. Ibyo ni Yesu wabivugaga. Rero kubaha Imana ntabwo ari igitugu, ahubwo bigamije kuduhereza umunezero. Yego. Icya kabiri kituzanira umunezero w'agakiza ni ukuramya, cyangwa icyo wakita praise. Umwanditsi wa Zaburi ati, iminwa yanjye izishima cyane ubwo nzakuririmbira ishimwe, n'ubugingo bwanjye wacunguye kandi buzishima. Rimwe na rimwe ibyishimo bizaza nyuma yo kuramya. Ni ukuvuga ngo iyo turi kuramya tuba turi gutekereza ku Mana n'imirimo yayo, tukibuka ko Imana iri hejuru y'ibyo byose bidushyira hasi. Icyo gihe nta mpamvu yo kubabara iba ihari, kuko hari urenze ibyo byose byo kutubabaza, bityo tukagira umunezero ukwiriye. Icya gatatu ni ukunyurwa. Pawulo nawe yagize atya ati, nzi gucishwa bugufiya, nzi no kugira ibisaga, naho n'abandi hose nuko n'abandi kose. Ngo kandi ngo nigishijwe uburyo bwose bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ndetse ari ukugira ibisanga cyangwa gukena. Ariko ngo muri ibyo byose yavuze ko ashobozwa byose na Kristo umuha imbaraga. Kunyurwa ni umuco wigwa, kandi bidufasha kwishimira ibyo dufite, bityo tukabaho twishimye. Icya kane ni gutumbira Yesu cyangwa focus. Dutumbire Yesu wenyine, kuko niwe banze ryo kwizera, kandi niwe ugusohoza kose. Dore yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Isi turimo ifite uburyo ituma tubona ibikezi mu maso. Nidutumbire Yesu uko bikwiriye. Gusa reka dutumbire Yesu, reka dutekereze ku cyo tugambiriye kuzabona, ko ari ubugingo buhoraho, tuzishima. Reka dutekereze kuri kiriya gihembo dutegereje, tuzishima. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma ni ugufasha.
ni ugufasha cyangwa icyo twakwita serving, ni uko umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we, icya mbere atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda utanga unezerewe. Kugumana ibintu nk'igihe, amafaranga se, inkuru ndetse n'impano nyinshi twahawe, dutekereza ko byaba byiza kurushaho, rimwe na rimwe tukanga ngo kwiteranya n'abantu, gusa gufasha cyangwa no gusangira n'abandi bituzanira ibyishimo kurushaho. Ibyo ni bimwe mu bintu bitanu byagutuma cyangwa byagufasha ugira ibyishimo mu gakiza. Rero ibyishimo byawe nta handi bishwe keretse mu nzu y'Imana, keretse muri Yesu wenyine. Wishakira ahandi, wishakira ahandi, ahubwo ibyishimo byawe aho biri wahamenye, aho biri ni ku Mana yonyine. This is Eva Talk, Evariste Eva TV. Reka twizere ko hari ubutumwa cyangwa hari inyigisho mukuye muri iki kiganiro, kandi reka tugusabe gukora, utarakora subscribe, ko wakora subscribe ukarushaho gukurikirana ibiganiro tubagezaho, kandi uduhereze comments kugira ngo twumve ibitekerezo byanyu, turushaho kwaguka. Kandi twavuga ngo niba ubutumwa bwishimiye, busharinge, busangiza abandi nabo babwumve. Reka tubashimire ko twabanye, mugire amahoro.